Inkuru nziza ku gihugu cy'u Rwanda, inkuru nziza cyane. Abanyeshuri barangije ibizamini bya leta kuva mu wa mbere kugera mu mwaka wa gatandatu, ndetse no kuva mu mwaka wa gatandatu, ubwo ndavuga mu wa mbere primaire cyangwa segonderi. Barangije amashuri yabo amahoro, nta mpungenge cyangwa nta kibazo kivuyemo. Nk'uko uriya mwaka twavuyemo bagize ikibazo cya COVID-19, amashuri ntibiga neza, ababahanga babahanga, abababaswa baba abaswa. Aba banyeshuri rero bavuye mu bigo bitandukanye cyangwa mu nce zitandukanye z'igihugu, nibwo bateranyirizwaga ahantu hamwe baje guhembwa, cyangwa nko kwa kundi bashimira abana bitwaye neza, kwa kundi mu ishuri abantu baba babaye aba mbere kuva ku wa gatanu kugera ku wa mbere, bakabateranya bakabajyana ahantu bakabagurira akantu. Ndetse aba banyeshuri nk'uko mubabona hano ni ingeri zitandukanye, bakiri batonya ariko barangije umwaka wa gatandatu wa segonderi, kuva mu wa mbere segonderi kugera mu wa gatandatu. NESA yatangaje yuko aba banyeshuri barangije umwaka wa 2025 bategerejwe kuzinjira mu mwaka wa 2026 bimurwa cyangwa basibira. Ni mu gihe NESA yatangaje yuko aba bana nibajya mu rugo bazabashe kugumya biga cyangwa bagasubira mu masomo neza, kugira ngo bitazababera imbogamizi mu mwaka wa 2026 bazatsinde neza nk'uko ubu ngubu batsinze. Aya ni amakuru tukesa Kidasamura Movie aba yagiye kudushakira, ndetse agacukumbura akinjira ahantu hose akadushakira amakuru yizewe. Nk'uko mubibona amajwi n'amashusho biba byateguwe na Kidasamura, ndetse amashusho aba yafashwe n'abanyamakuru batandukanye baba bari mu mpande n'impande. Ariko nanone reka two gusimbuka ikibazo tugihere mu mizi cyangwa tukinonosore. Ni ukuvuga ngo aba banyeshuri bafite amabisi yabo yabazanye, ari nayo ari bubasubizeyo. Biri kuvugwa yuko amatike akomeje kubura, ndetse ibiciro by'ingendo bashobora kuba bafite ubwoba yuko bigiye kongerwa cyangwa bikiyongera bikaba byinshi. Ni mu gihe ndetse yavuze yuko aba banyeshuri bafite imodoka zabo zigomba kubacyura, bo nta kibazo bari bugire mu bintu bijyanye n'ingendo cyangwa mu bintu bijyanye ngo n'amatike wapi. Aba banyeshuri bavuye ahantu hatandukanye baje gushimirwa, ni ukuvuga ngo baryoherwe, enjoy, kandi bajye bahora batsinda, congratulation. Ndetse n'abandi namwe mubibonereho yuko umunyeshuri utsinze ahembwa cyangwa yitabwaho nk'uko bikwiye. Mukurikirana amasomo rero umwaka wa 2026 nabwo muzaze mu bitsinde, nimwimuka yenda mukajya za kaminuza, abarangirije mu wa gatandatu primaire mukajya mu wa mbere segonderi, abarangirije mu wa gatandatu segonderi bakajya mu makaminuza, ndetse n'abandi bagiye kurangiza kaminuza mbabwira ngo bonne chance. Ubu ngubu hasigaye icyiciro cya kaminuza, no kuvuga ngo icyiciro cya kaminuza ntago kirakora, ariko ubu ngubu nibwo abanyeshuri ba kaminuza bagiye gukora. Icyiciro cya kaminuza nibwo abanyeshuri ubu bagiye gukora, mu gihe abangaba badakorera rimwe n'aba kaminuza. Mu gihe abanyeshuri ba kaminuza bo banditse igitabo bagiye guhabwa amanota cyangwa barangije nk'uko wakwitwa kaminuza. Ndetse kaminuza ziba zitandukanye, hari kaminuza nkuru, hari na kaminuza ziba ari ntoya. Mu gihe bamwe na bamwe bataratangazwa cyangwa bitaratangazwa yuko ibizamini babitsinze cyangwa babitsinzwe, nta kintu nabatangariza, nzajya mbabwira ibintu ari uko byamaze kuba cyangwa byarangiye byagiye ku mugaragaro. Murabizi ko ngiye mba nshaka gushyira ukuri hanze, ntabwo mba nshaka gushyira ibinyoma hanze. Mu gihe bano banyeshuri bo mu mashuri makuru, mu makaminuza bagiye gukora ibizamini bya leta, ndetse mu gihe abangaba bandi nabo bari guhabwa amanota, ariyo mpamvu bashyikirizwa hamwe kugira ngo babashimishe nk'abana bitwaye neza mu mirenge itandukanye mu gihugu cy'u Rwanda. Mu bigo bisanga 25 baba bagiye bakuramo abana batatu babaye abambere bakabashimira mw'ubu buryo. Ibiryo byiza biryoshye, agaceri keza, udufiriti, akamayoneze, ndetse n'inyama na salade, bakagerekaho n'agafata ka sitoro cyangwa pineapple.
ni ukuvuga ngo ni mu gihe leta y'u Rwanda yatangaje yuko abarezi muri rusange bakoze akazi kabo neza uko bikwiye. Ni mu gihe leta y'u Rwanda ikomeza gushishikariza ababyeyi mu gihe bano bana bagiye kujya mu biruhuko babashe gukurikirana amasomo nk'uko bisanzwe. Abana nibagera mu ngo ntibazafitire cyangwa ngo bakoreshwe imirimo ivunanye ibabuza kwiga cyangwa gusubira mu masomo, kugira ngo bazatangire umwaka wa gatandatu kugira ngo bazatangire umwaka wa mbere segonderi batyaye ndetse bagifite ubumenyi. Ubwo ni ukuvuga abana bo mu mwaka barangije umwaka wa gatandatu w'amashuri abanza, abangaba barangije umwaka wa gatandatu wo mu mashuri yisumbuye nk'ibyo bita amasegonderi, nabo basubiremo amasomo bitegure kujya muri kaminuza. Abangaba bazishyurirwa, baba bafite buruse, niyo mpamvu baba bazishyurirwa, bajyanwa mu university y'u Rwanda, University of Rwanda. Hari abajyanwa Huye, hari abajyanwa Musanze, n'abajyanwa bitewe na section wahisemo kwiga, niyo mpamvu mujyanwa ahantu hatandukanye. Mukomeze mukurikirane gahunda za Kidasamura Movie. Nge mwari muri kumwe nitworenzwe n'Imana Emmanuel, abanzi ku izina rya Kidasamura Movie. Kora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Munotara kwa subscribe nkubwire ngo warahombye. Kidasamura ni ihuriro ry'ibiganiro, amafilimi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Kidasamura Movie ifite abambasaderi impande n'impande zitandukanye birirwa bashakisha amakuru, ariko kazi kabo kabatunze, ndetse namwe mudushyigikire mukore subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Hari umuntu ushobora kureba ino video akayitambukaho adakoze subscribe, mubwire ngo icyo si igikorwa cy'ubutwari uba ukoze. Mu gihe njye mba nitanze gushakira amakuru, jya ukora subscribe kugira ngo nawe unshimire. Ciao ciao. Aba bana barababwira ngo